ariko nanone tutirengagije ko igihe Tom Close yafashe yego ntago yari ari muri competition n'abandi bahanzi barenze yari ameze nk'aho arimo wenyine ikintu nze ngo ni ikintu cy'agaciro ku muntu nka Tom Close yego iyo mano nimba ari abatayimubonamo ntago ndaza ngo umwumvishe yuko koko ayifite sibyo ariko hari ibyo yakoze hari inzira yaharuye mu gihe music nyarwanda itari yakagera ku rwego runaka iriho uyu nguyu niwe muhanzi nabwo wa mbere watangiye gukorana amakorabo n'abantu barenze yego ajya za Amerika akorana yego akorana Rimaya aza hano mu Burundi akorana na Big Fizzo yego ajya hariya mu ntuza muri Uganda akorana na Wizo na Radio burana papa wo kubyara avuga ati mwana wanjye ntabwo nshaka uzagira ku rwego nk'urwanjye nshaka undenga bivuze ngo hari ibyo papa wo kubyaye bashoboye yego kujya n'umuntu ashobora kubona akavuga ati n'umuntu n'umugabo ariko we nk'umuhungu yabyara avuga ati nyine yuko uzande ukaba umugabo ugize gute unkobye Tom Close ushobora kuvuga yuko wenda iyo mpano nayo afite sibyo ako ntabwo bikora yuko ari umunyabigwi Tom Close ntabwo twavuga yuko afite talent nk'iz'abandi bana barimo barazamuka ubu ngubu ariko ntabwo byakora yuko ari umunyabigwi kuko kino kibuga mu byibuka yaraje akihiringamo hari abantu kano kanya bari mu kibuga wenda banganye imyaka bari bahari bafite ubwoba bwo gukora cyangwa se bakoraga gake ariko haraza akihiringamo bishobora kuvuga ko Tom Close wenda adafite talent nk'iz'abandi bantu ariko niwe watinyutse ni region iri mu muhizo ndaboze nongere mbibutse yuko numwe mu bahanzi batwaye Primus Guma ku nshuro yayo ya mbere yayisaza aritereka aravuga ati uno mwana w'umukobwa wamvuze wo witwa Jackie uko ngiye kubivuga nuko yabivuze mu byibuke yuko ari umusazi ubifite n'ibyangombwa ayo ni amagambo yitwa Kasuku yakoresheje kandi si amagambo meza wakwiye kuzana kuri zino social media si n'ikintu wakwiye kuvuga ku muntu sibyo kugira ngo mbibwire kino kintu kuza gushakira hiti ku muntu witwa Kasuku uri kumuvuga nabi ni nko kujya gufata amafaranga yakuye muri Illuminati aya niyo mafaranga itone mwibwire impamvu uvuza kino kintu aya niyo mafaranga ufata nubona amahoro kuko se nimba uzazwa ngura umuhit maker ngura umustar uvuze kuri Kasuku aragusubije urebwe na miliyoni zirenga zingahe ariko none akagenda kazana mama wawe ukubyara akamutereka kuri kamera cyangwa se akamuvugaho amakuru mabi amusebye urumva uzagira amahoro yego tuvugisha ukuri urumva uzagira amarongo nuko uvuza kuri Kasuku bivuze ngo kujya gushakira hiti kuri Kasuku uri kumusebya umuvuga nabi ni nko kujya mu gukura amafaranga muri Illuminati ayo mafaranga byose ntago biguha amahoro yes bibe byiza nanone ndabasuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi haba kuri GB Empire haba kuri Ira Nation aho hose tubana umunsi ku munsi by'umwihariko rero uyu munsi muri kubibona yuko twahinduye imikorere dushaka kujya dukorera ahantu hari vibe ahantu hari abantu bari kutureba bakavuga ati ibintu mukora biba bimeze neza cyane Ira mbanje kugusuhuza ariko nabonye wasigaye ukabireba mu cyiciro ukikomereza ujye mumenya ko ari ibyanyu ntabwo ari ibyacu ahubwo yuko ari ibintu dushaka kwirebera ku bwacu twabikora twebirebera mu nzu zacu tukabisaba bikarangira impamvu tubyakodinga ni ukugira ngo mugire gute mube mwabikurikirana nicyo kintu navuga muri kamutari yego nabona batangiye kumfukirana by the way nongera kubibutsa ahantu turi bahita kwa Mamateyamo ni hano i Nyamirambo ukigera Green Corner nyamamarije no gutama amafaranga ngera ku manu ujya Baobab Hotel umanuka ujya kuri Green Corner munsi ya Green Corner hari igipangu cyagifunguye ni igipangu cyiza cyakinjiramo imodoka yare yose nabonye bafite ubustani bwakwirwamo n'indege bivuze ngo urwego wawe urimo rwose bagwa service wifuza urabona icyapa cyo kiranze cyanditseho Mamateyama winjiramo imbere bakora imisatsi bakora inzara barogosha basuka dread ibintu bitandukanye ndetse n'uruhu bakarukora kuburyo utaha umeze neza mwabana umwe abahita kwa Mamateyama ukihagera nabo nabwo nimero za telefone ibyo n'ubuturage ahubwo mucane imodoka cyangwa se mutege muze mubahagere cyangwa se mubagane waba uri umustar ngambivuga ubujigo ukunguko jebi hari ukuntu usanga umuntu ari umusani akwa mureba ku mutwe ugasanga ari gusa nk'ingurube wa mugabo wabyemere kari
kasangayo rero ikintu kizabigukiza nuko uzajya hano kwa Matema bakagukoraho usanga hari abakozi barenga nka 700 baba biteguye ko bagira gute kugira ngo uyu munsi mpamvu twifuje gukorera hano ikiganiro abantu bari muri salo bari kutureba nikumva banyuzamo amajwi bakagukosora ngo ni kwa Matiyamo kwa Matiyamo yego aha uyu munsi rero bitewe nuko nabonaga look irimo iragenda isaza bavuze ati none uyu munsi tugomba gukoreramo n'ikiganiro kugira ngo bakwiteho ari nayo mpamvu bari bukwiteho ariko tuninjira mu myidagaduro imyidagaduro yacu ibintu bikomeje kuzamba ariko mbivuge gutyo gutya hakuziye umugabo mu kiganiro bita 1-on-1 kuri Narababwiye TV ni ikiganiro cya Tycoon Ndahiro atumiyeho bita Robin akaba yahoze ari umuvugizi wa Rayon Sport nyuma yaho umunyamakuru n'ubu n'umunyamakuru kuri Radio 10 muri icyo kiganiro rero baramwakiriye bamubajije ku muhanzi Tom Close umwe muri benshi bafata nk'umuri legend nk'umuntu ukomeye mu muziki nyarwanda muri showbiz nyarwanda bamumubajijeho bamuvugaho ibintu biteye ubwoba yego aravuga ati uyu muhanzi nubwo benshi mwamushimiye nubwo benshi mwavuze yuko yakoze ibintu bya danje ariko muratubeshya baramukabirije ibindi kuvuga ndizera yuko nawe wabibonye ni nayo mpamvu uyu munsi bari kwita ku nyogosha kugira ngo ibintu bize gusa neza hari icyo wifuza kubivugaho biriya bintu we wabibonye gute nyuma yuko management nyinshi zihagurutse zikagira icyo zivuga abahanzi benshi batandukanye ibyamamare mu ngeri zose bakavuga ati uyu munyamakuru yakosheje iyo ntago ari saga yafashe igisate cya showbiz cyangwa cy'imyidagaduro ni saga navuga ko yageze no mu bahinzi cyangwa uborozi cyane ku bantu bumvishe Tom Close mu myaka ya kera ikindi kintu content y'umuntu witwa Tycoon Ndahiro ni content navuga yuko iri muri content navuga yuko ari nziza ziri kuza muri kino gihugu cyo mu Rwanda nimukishimira yuko bazana content ziza kubatakagiza amanza bivuga uko nguko sibyo nibyo koko hari ibintu mwa mwarakoze ari n'ibintu byiza mwa mwarakoze hari abazana content zisetsa abantu cyangwa se zuhura abantu niyo mpamvu mwabonye witwa Tesha na DJ Brian bazanye content zikaruhura abantu mu mutwe kandi bagatwika bigakunda uwitwa Tycoon rero content yazanye yari content yo kujya baza ibibazo abantu runaka akakwereka ifoto y'umuntu akakubaza ibintu bitatu ushobora kuba umuziho yego ariko nanone ino ni content akoresha abantu b'ibyamamare cyangwa se bafite icyo bazi ku kijyanye n'imyidagaduro nyarwanda cyangwa se n'ibintu bitandukanye mu gihugu cyo mu Rwanda bitazagutangaza ejo bundi ubonye agiye no kuzana wenda nk'umunyapolitike runaka akamuhostinga akamubaza wenda ku bantu runaka bitewe n'uko abazi kuko twabonye ko na Mutesi Scovia yaramutumiye kandi Mutesi Scovia ntabwo ari mu myidagaduro bivuze ngo ni content izigafata cyane ku bantu bazwi kugira ngo nibyo bavuga nibyo uwo muntu ari buvuge ibigira icyo bikora kuri ba bantu kuko bari aho bamuzi nimba yaratumiye uwo mugabo Ngabo Robert nimba aramutumiye urumva nimba uwo mugabo ari umunyamakuru w'imyidagaduro ikindi kintu akaba ari umuntu uzwi akaba yarigeze kuba umuvugizi wa Rayon Sport bivuze ngo nuko hari icyaze ndetse ari nicyo atanga mu bantu nibyo koko yatewe amabuye ndetse no kuri social media nabonye abantu benshi bamwihaye atari ngo nabantu bari mu myidagaduro nyarwanda nabona agize gute nabonye n'umufasha wa Tom Close ubwite nabagize icyo abivugaho mw'abantu mwe uno mugabo bamoje ku muntu utwa Tom Close agaragaza yuko utwa Tom Close yakabirijwe yego agaragaza ko yakabirijwe abantu bamugize umuntu munini kandi atari umuntu munini ariko arongera agaragaza yuko umuntu witwa Tom Close ari umuntu ufite ikinyabupfura cyangwa se discipline mu yandi magambo agaragaza yuko atari talented nk'uko abantu babifata cyangwa se atagakwiye kuba ari ku rwego nk'urwo abantu bagira gute bamushyiraho Tom Close ni legend ikindi kintu Tom Close ni umwe mu bantu bahereye gukora music kera mu gihe music nyarwanda itatangaga ibiceri kamivuga uko nguko ko muri bizara batangiye gukora music bayicuruza ku CD bijya no ku radio bakayikuvuniraho kugira ngo bizamenyekane bigoranye uzo ngo Tom Close abantu batangiranye music kano kanya hari abarambiwe babivamo yego ako Tom Close yarakomeje ndetse kiragihe hagikorwa music iyo wumvaga no muri quartier wanyu ngenda byibuka ni Muhanga mu cya kabiri ko dufite nk'abajama bagera muri batatu rwose barabati runaka n'umuhanzi dufite graphe bamwita Clement Wine arazaga ku muryango akarara aririmba hip hop abantu n'umustar twifite muri famille biza muri iriya myaka iyo mvuga ngo umuntu n'umuhanzi cyabaga ari ikintu cy'agaciro yewe niyo yabaga yaza akavuza amadebe niyo yazaga wenda akavuga ati nahimbye indirimbo agukumva nta kirimo pfa kuba ari umuhanzi
ukumva yuko Zongoza umutwe ze. narebe ndagerageza nabonaga kwa feri wamubangamira ukumva yuko umuntu w'umuhanzi ukaririmba kose nyine ukabyitaho ukavuga ati uno ni umuhanzi bivuze ngo muri ya myaka yumvaga ko umuntu yatinyutse akajya mu kintu cyo kuririmba cyane ko abantu benshi batabifataga kimwe bati nimba yinjiye mu muziki nimba ni ikirara ibintu nk'ibyo ngibyo bivuze ngo ni ikintu cy'agaciro ku muntu nka Tom Close. yego iyo mpano nimba hari abatayimubonamo ntabwo ndaza ngo umwumvishe yuko koko ayifite sibyo ariko hari ibyo yakoze hari inzira yaharuye mu gihe music nyarwanda itari yakagera ku rwego runaka iriho uyu nguyu niwe muhanzi nabwo wa mbere watangiye gukorana amakorabo n'abantu barenze yego ageze Amerika akorana Kingston yego akorana na Rimaya aza hano mu Burundi akorana na Big Fizzo yego ajya hariya mu ntuza muri Uganda akorana na Wizo na Radio bivuze ngo ni umwe mu bantu bafunguye imipaka n'amarembo ya music nyarwanda. Iki gihe ntabwo turarebera kuri talent yari afite yego ahubwo turareba ninde wari uri mu kibuga yego icyo gihe koko ninde wari uri mu kibuga yari ahanganye nawe ese abo bantu bari bahari cyangwa nuko yatinyutse akabishyiramo discipline umuntu witwa Tom Close ikintu cya mbere nge namwubahira ni iki ngiki ni umurgira discipline yego ni umuntu utazumva mu matiku hanze hanga kuri social media yego ni umuntu utazabona muri ino mihanda yatikuranye nk'uko abandi babigenza yego ndetse rero n'umuntu wita ku ndangagaciro z'u Rwanda kirazira n'ibiki bitandukanye kugira ubona ko ari umuntu uko kugendera ku ndangagaciro nka ubwe sibyo bivuze ngo ibyo byose bishobora kumufata bikamugira umuntu munini twagiye twumva abantu benshi bari abahanga ukajya kumva bazimye bitewe nuko bafite amakesi ngo y'urumogi bajyanywe kubirwa na hehe batawe muri yombi kujya kugororwa ugasanga kariyeri yabo yararangiye cyangwa se impano yabo iragira apfukiranwa bitewe n'imyitwarire mibi bafite bivuze ngo utwa Tom Close ni umwe mu bahanzi utazabona muri ibyo bikorwa yego ikindi kintu ndagira ngo mbibutse njya kwenda ku bigwi bya Tom Close ni umwe mu bantu bafashwe cyangwa se bafashijwe na bamwe mu bagabo bafite igisobanuro kinini muri industry yacu ya music nyarwanda harimo uwitwa Alex Muyoboke manager we byose hakabamo n'uwitwa David Bayingana aba bagabo nabwo yuko iyo bafashe umuhanzi kugira ngo bazakore kure na rwego uriho biba byagoranye sibyo yego ariko none tutirengagije ko igihe Tom Close yafashe yego ntago yari ari muri competition n'abandi bahanzi barenze yari ameze nk'aho arimo wenyine ikintu twamushimira ni legend abantu banamwubahe kuko nko kuba wenda yarakoze izina runaka umuhanzi akifuza ko yakora indirimbo nawe bivuze ngo ni ikintu cyiza yinspira abandi bana bakizamuka nimba abanyamagambo witwa Karufani yanditse avuga ngo njye nyibona ko uyu muntu witwa Tom Close amamagara ati nkeneye kushyira igitero mu ndirimbo yanjye nimuze niba yaruka gushyira hanze yitwa Gaca naratunga ndibaza ni kubera icyo ningiye wahisemo bivuze ngo ni umuntu inspira n'abandi bahanzi bakiza kano kanya sibyo ko umuntu witwa Robert wavuze yuko Tom Close yakabirijwe ntago najya kumutera amabuye niho nari ngiye kugaruka rero sasa najya kumutera amabuye kuko nago abantu bose bubakiye ku bwoba cyangwa se gusimbuga runaka ntago ari uko bose bameze sibyo kandi abantu benshi bafite n'ibyo bizera n'ibyo bemera uyu mu kiganiro yakoze numva amajwi yavuze yuko yagize gute yemera Tom Close yakuzana mufana yemera yuko ari n'umuntu ufite indangagaciro ndetse afite n'ikinyabupfura yemera yuko amashuri yize cyangwa se ubumenyi afite bishobora kumufasha mu kwitwararika gukora music neza arongera avuga yuko ari umwe mu bantu bashobora kuba bakora imirimo ibiri kandi yose bakayishobora Tom Close ni umudokiteri n'umuganga mwiza akaba n'umuhanzi mwiza yego ariko nanone avuga yuko impano y'umuntu witwa Tom Close itari ku rwego nk'urw'abantu bayikabiriza nyine baba bayishyiraho wowe ubyumva gute rero sasa kuri iyo ngingo bino bintu ukuntu mbyumva ntabwo najya kuveba umuntu witwa Tom Close sibyo ntibazanababeshye buri wajya gufata region bakamushyira mu bijoro ati uri region nyine guma aho ngaho buriya na papa wakubyara ahubwo ati mwana wanjye ntabwo nshaka uzagera ku rwego nk'urwanjye nshaka undenga bivuze ngo hari ibyo papa wakubyaye bashoboye yego kugira n'umuntu ashobora kubona akavuga ati n'umuntu ni umugabo ariko we nk'umuhungu yabyara avuga ati nyine yuko uzande ukaba umugabo ugize gute unkubye Tom Close ushobora kuvuga yuko wenda iyo mpano nayo afite sibyo ako ntabwo bimukura ntabwo bituma ntabwo bikora yuko ari umunyabigwi Tom
Tom Close ntabwo twavuga yuko afite talent nk'iz'abandi bana barimo barazamuka ubu ngubu ariko ntabwo byakora yuko ari umunyabigwi kuko kino kibuga mu byibuka yaraje akihiringamo hari abantu kano kanya bari mu kibuga wenda banganye imyaka bari bahari bafite ubwoba bwo gukora cyangwa se bakoraga gake ariko haraza akihiringamo dushobora kuvuga ko Tom Close wenda adafite talent nk'iz'abandi bantu ariko niwe watinyutse ni legend iri mu muhizo ndaboze nongere mbibutse yuko ni umwe mu bahanzi batwaye Primus Guma Guma ku nshuro yayo ya mbere yego iyo ugiye kuvuga yuko igikombe nk'iki ngiki yakibye wenda nungane mu ijambo ry'umufasha we yatangaje cyangwa se mu byo yapostinze ubushatse gusebya abantu batangaga ibikombe icyo gihe ndetse n'abajaji bakoraga muri icyo gihe ukavuga yuko batanze ibihembo ku batabikwiye ukavuga wenda ko barobanuye ku butoni kimwe ukavuga yuko hanajemo ruswa kugira ngo ibyo bikombe cyangwa se ibyo bihembo abe yagira gute yabihabwa ariko ikintu nge nakivugiramo hano nagutera amabuye umuntu witwa Tom Close nanone ngabo Robert nakumutera amabuye kuko yavuze uko abyumva nawe uzazuga uko ubyumva sibyo kuko naga abantu twese twemeranye kimwe rega umyizere mfite naga ari yo wewe ufite kuko yavuze yuko atabona Tom Close nk'umuntu wa danger cyangwa se nk'umunyemana wa danger niko wabyumva kandi none ujya kureba ushobora gusanga ko ari nabyo ako tukirengaza twavuga ati se Tom Close nimba ari umuntu munini turamuce kuba iki twamuvuga nabi yavuze uko abyumva ntabwo yigeze amutera amabuye ahubwo abantu baje bakabikabiriza bakongeramo umunyu n'urusenda turiya muntu numvishe uwitwa Medere Rwanda muri bya byegeranyo ashyiramo numvishe hahisemo n'akantu kavuga ngo yavuze ngo nashaka ave mu muziki ese uva mu muziki nk'ahandi na dore imbogo ko arinze yitaba Imana akiririmba shoyeze kano kanya kakiririmba dusaba Imana Emmanuel ko namukuwe mu muziki aho bose n'abantu tuzi baje muri music badafite impano na nyeya sibyo kandi Tom Close tuzi ko atwaye ibihembo tuzi ko akoranye n'abahanzi bakomeye tuzi ko ari ibintu birenze yakoze ku byo Robin yavuze nabonye benshi baramusamiye hejuru ndetse banamutera amabuye bavuga yuko atarakwiye gutinyuka kubivuga ndetse hari na byinshi yavuze wowe aka kanya uri kugenda wemeranyaho nawe gufata urundi rwego iyo aba ari nka Alex Muyoboke ubivuze ntabwo nkeka yuko bitagakwiye kuba bari kuvuga n'amagambo yose bamutera amabuye urabihurizayo navuga yuko Robin byibura yifuzaga gukora hiti kugira ngo nawe izina rye noneho rigire izindi mbaraga muri ino industry kandi yayikoze byarangiye ubundi ikintu cyabaye sibyo nubwo yabikoze abigambiriye ntabwo yabigambiriye kuko bamubajije icyazi ku muntu witwa avuga uko abyumva bivuze ngo nanjye mbajije navuga uko mbyumva bitandukanye n'ibyo iyo hiti rero wasanga atashaka no kuyikora ahubwo mwebwe mwayimukoreye sibyo bivuze ngo ahubwo sinzi niba ngo yakomye ahababaza sinzi ko nabivuga bivuze ngo icyo yakoze byatumye mutekereza kure byangaye ko rero kwanezwa ati nyamara ibyo bavuze ushobora kuba ari byo ariko bagatinya kugira gute kubivuga none kuko bazi ko Tom Close ari legend Tom Close ni legend nta n'ubihakanye pe Tom Close ni n'umuhanga nta n'umuntu ujana ngo abihakane sibyo ako mwijajinga umuntu avuze uko abyumva mbese niba tamwemera bizire ntabwo yazaga zire imyizerere iramfasha mbere kugira ngo twinjire mu kindi kibazo cya kabiri mu mihanda biba byakomeye ndagira ngo umere mikoro umukwaferi uri kukogosha kugira nawe tugire ibintu tumwibariza kubera ko ahangaha tuba tugira ngo turusheho kwidagadura tumeze neza cyane ndabona amaze kugutunganya ibintu bimaze kuryoha ndagira ngo umere mikoro nizere ko ari kubikora fresh bimeze bite umusa Meze fresh umeze neza sawa uyu munsi twaje gukorera ikiganiro kwa Mama Teyamo bamwita Mama Teyamo ndi kubona uri kogosha ariko ibisanzwe umwihariko wawe ni uwohe mu bijyanye no gutunganya ibijyanye no ku mutwe w'abantu ubundi baravuga ngo mu busanzwe ngiye nitwa Wizo w'i Rwanda Wizo w'i Rwanda oya se niyo mazina ari mwirangamimerere no kuri mituweli no kwiranga ry'akazi mindani hano kwa Mama Teyamo kavukire gakondo usanga niyo mugabo Thomas niyo mugabo Tom Close kimwe mu byo mwavugaga kuri amupapa na numva bateramo akantu nuvuga ibyo irari kuvuga nawe wari usanzwe ubikurikira uriya mupapa taramwubaha cyane kuko mu byo nakoraga byose nahigiye najyaga njya kwiyogoshesha nyine umupeti nkagenda muri quartier y'iwacu ngasanga bamucuranze urumva turirimbo nk'utwe twene ariko nawe uvuze icyo kintu ndibuka hari igihe wasangaga gutya hari amakrisha amanitse mu masalo muki wigeze umubona amanitse mu masalo y'iwanyu no hari amabreke bakubitaga kera na ba Medina abandi bose bari kumwe bambara ziriya nkweto bitaga ni DH bazitaga ni tufu
bitanu fure z'abamotari ari byo tubafunga paka paka yambaye igipantaro kimeze ukuri gifite nka pati nk'eshatu cyangwa ebyiri gusa niba nashyizemo wenda n'ibintu byo kubeshya ariko niko wowe watubeshye ndabizi noneho uriya mupapa rero nibaze na wanjye ariko izina ry'akazi ni Wizo y'u Rwanda rero hari ikintu bajya bavuga ngo cyangwa ngo nawe wibagirwa iwabo wa mbeho amazi arashyuha ariko ntibagirwa iwabo wa mbeho urakoze cyane ubwo rero njyewe aka kazi ubona nkora niko nabanje mbere yuko ngera aha abandi kogosha uyu muntu wanjye bamwita King Ira mupfubuzi wa showbiz nyarwanda akaba icyamamara akaba inshuti y'agasuku cyane kabisa ahubwo uyu munsi byanungwe kuba yansuye warasanga umukurikira kwa Matiyamo hano rwose muri Green Nyamirambo ahantu rero ngo tubonera umugati ubwo rero aka kazi kacu rero niko twahereyeho ariko rero hari n'ibindi noneho imindani mbarizwamo mutaramenya niyo mpamvu nari mubajije ngo usibye kuba uri kogosha King Ira ariko umwihariko ubundi wawe muri kano kazi kwa Matiyamo n'uwowe ubundi banzi ku bintu bijyanye no gusokoza abadamu gusokoza abadamu gusokoza wana mba ndi tayari muri make no mu rugo wanumira nkaza nkamusokoza ariko wanumiye ariko sinjya nihuruza iyo numiye ndaza wagutumiye wese kumutumiye iwawe njya mutumiye iwanjye ntabwo wamusokoza aho naho mutumiye n'ubwumvikane ase nta kintu mwumvamo bose turasokoza urasokoza hose ugasokoza vuba vuba ngabwirwa benshi ariko mutabifata ukundi jewe bijyanye n'akazi kanjye nkora mutabifata ukundi jewe yumbwiye ngo ni ugusokoza nzaza nkasokoza modeli zose tuba turi tayari hano dutera plante turaplanta narimenyereye ikintu cya delivery ku bijyanye n'ibyo noneho cyane cyane ku kindi cya kabiri urukundo nogoshura umupapa wanjye none umukobwa yaje ndaje nko gushyiraho akantu ka tox mu gake gakeya gutya uri kubibona gafata ubwo ndi kwimajina nyine ari umukobwa mfite imbere yawe niwe bikamajina ko ari umukobwa ubwo rero ikiriho muri make iyo baje ukuntu babwira ngo kata coupe ewana nkayiyogoshera ubundi umuhanga w'umukwaferi umuhanga wo gusokoza hakaza abantu bakeneye amakupe ngiye baraza nkayakata amara kuyakata niba ari agaproduit tukagashyiramo niba ari agatentire tukagashyiramo modeli zose za coupe tujyamo izaba ari iz'amaplante uri ahantu tujya dukubita n'amaplante y'amakupe urabibona hano ko ari byo turimo urabona ko hasi yogoshe hejuru hamusitsa akantu k'agatutu ukuntu kiriya gituta rero nicyo kibidukorera urabona ko mu mati y'amababa irimo neza abari kubikurikirana noneho bari baza kumushyiraho agaplante mu kanya urasanga ibintu byayo mideli uravuga se umwana yarimiwe mu Rwanda yarimiwe mu Buhinde ni muri Ethiopia ni ukuvuga kwa Matiyamo bakora kimwe bavuga ati abafasha Imana kurema urakoze cyane reka tuhite twigarukira na King Ira tuhite twinjira mu nkuru yacu ya kabiri hano imihanda bikomeje gukara nabonye uwitwa Kasuku ndetse na Jackie ibintu barimo noneho biteye ubwoba witwa Jackie yavuze ati Gasuku uzabaze nta muntu n'umwe ujya umenyera njyewe uvuga abandi ariko njyewe ntago wamenyera ndagira ngo utwinjize neza muri iyo nkuru King Ira kuba risaga y'umuntu nyine witwa Kasuku n'umuntu witwa Jackie njye ntago byanongora nubwo byananangaza sibyo cyane yuko mu bantu bari trend muri no mihanda cyangwa se kuri zino social media umuntu uri trend ni umuntu witwa Jeskizo wa Mipango bivuze ko ikindi yatigeze aba trend ariko ubu ngubu bitandukanye n'ikindi gihe cyari cyose twigeze kubibona kuko niwe muntu murabizi mu minsi yashize arafite saga n'umuntu witwa Kevin wari wamwihakanye sibyo ejo bundi agirana saga n'umuntu witwa Jihad amushinze ubutinganyi nubwo ariko se muhungu nawe yaje akabyemeza ko ati rero uyu witwa Jihad urwakana ko ari umutinganyi ntababeshye uko tujya duhura no mu nama z'abatinganyi ubwo uwitwa Eric Semunga akivuga icyo kintu kuko tuzi yuko witwa Eric Semunga amaze kwidekara nk'umutinganyi yamaze kubyemera uyu ni umwe mu bagabo kamwita umugabo kuko ngenzi ko ari umugabo urumva wemeye kwiyambura ubugabo ajya gushyingirwa ajya kurongorwa Urabizi ko afite umugabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi baza no kwitaba Imana bakoze n'ubukwe imbere y'amategeko nayo barabasezeranya bivuze ngo ni umwe mu bantu bamaze kwiyemera ubwabo yuko ari abatinganya kano kanya babyemera babyita ubusangira ngendo kuba yaremeje yuko rero
uwitwa Jihad ari umutinganye bajya bahurira no mu nama z'abatinganye sinumva ko ari umubaza ngo abihakane ubwo ibindi bazabibaza uwitwa ariko se muhungu kuko akagaragaza nimba uwitwa Jihad ari umutinganye cyangwa se hari n'ibindi bajya bahuriramo bantu utaza kumara hano ku ruhande urumva utaza kumara hano ukumva uri gukuba cyane bivuze iki rero bivuze ngo nimba arabyemeje uko ntabwo twajya guhakana cyane uwitwa Kasuku rero wari umaze igihe ari muri saga n'umuntu witwa Jihad ndetse ino saga abantu benshi batishimiye cyane bitewe n'uko bombi bashatse kwinjira muri famiye z'abantu cyangwa se bakinjira mu buzima bwite bw'abantu ndagira ngo mbibutse yuko uyu muntu witwa Kasuku ari watangaje cyangwa se abwira witwa Jihad yuko kuvuga bageze ku bwana ese kuvuga amagomba kuvuga yuko ashaka kuzajya gusangira agacyaye na mama wa Jihad haza makuru avuga yuko mama wa Jihad ari uburwayi runaka afite ku muntu wari wandikiye Kasuku ngo ati kano kanya ngo ndabona wahisemo nabi ngo kuva nakumenya haza ikindi cyane kivuga ngo mama wa Jihad iyo ni inkuru amajwi arahari urumva mama wa Jihad ngo bamwirukanye ngo mu nzu bamuhora yuko ngo yari umurozi ayo namakuru ari hanze n'amajwi ari hanze agiye hanze witwa Kasuku rero ejo bundi nibwo postinze avuga yuko aribwo atangiye episode ya mbere yo kuvuga ku muntu witwa Jihad mu biganiro birenga 700 yamaze kuba yamukoraho nibwo yaravuze ngo n'ubu nibwo nangiye episode ya mbere yo kuvuga ku muntu witwa Jihad Dumba turi kuri live yarambwiye ngo umuntu witwa Kasuku mujya mukinisha n'umuntu utaza ngakuvugeho inshuro imwe ngahita kwihorera reka akuvuga inshuro nyinshi vuga ngo barimo agenda gukoraho cyangwa se ameze nka kwako n'umuntu afata umugati wa mu gitondo azashunaho abika akomeza akagenda rero uno muntu witwa Jessica zo mipango numwe mu bantu barimo baraza bakavuga ku bantu ikiganiro kigatwika n'utuntu barimo barakatamo tukaba trend twibuka yuko uwitwa Jackie aribwo arimo aragaruka mu mihanda wambaza ngo kubera iki nyuma yuko Jackie atawe imvuto akaza kurekurwa muri saga yigeze kuba n'umugabo we atimeta murabizi yuko yagarutse mu kibuga ameze nk'umuntu ukonje n'ibiganiro yakoze yabikoraga bitandukanye n'ibyo yakoraga gutwika byari byaranze ejo buri none bwo yiyunze n'umuntu witwa Benovio bari barashwanye bakorana n'indirimbo bivuze ngo Jackie kano kanya nibwo arimo aragaruka mu kibuga noneho byanyabye bivuze ngo buriya nibwo buryo bwiza yahisemo gukoresha Jackie yarebye aravuga ati ino mihanda ndabona ari insazi kwinjira mu byangora reka nze nanjye ngo bitagashye umuntu witwa Jessica zo mipango Jessica utaratinye cyangwa se watinyutse kuba yasubiza uwitwa Pionika wo kuri 3D yego nyuma yuko yavuze ko atazigera asubiza uriya mwana nabwiye ko umuntu witwa Kasuku ni umuntu ugusubiza atitaye ku ngano ye hita ufite yego cyangwa se atitaye ku izina ufite muri ino mihanda bivuze ngo rero uwitwa Jackie mu magambo yavuze cyangwa se mu bintu yaje akavuga ku muntu witwa Kasuku n'ababeshinge numvisha nashingiro numvisha nabishingiye ngo bati nimba umenyera abandi ngo ukinjira ngo mu famiye y'abantu Mr Jackie hari ikiganiro twabonye binjira muri famiye ye reka ahubwo niwe kenshi njya mbona uzabyivugira icyo kiganiro nacyo twabonye uwitwa Kasuku rero kwako nabwiye ko atajya atinya gusubiza umuntu we wese kandi yagiye guhana akina agakino bita Senabyaye aguhana yihanukiriye yayisaza aritereka aravuga ati uno mwana w'umukobwa wamvuze wo witwa Jackie uko ngiye kubivuga nuko yabivuze mubyibuke yuko ari umusazi ubifite n'ibyangombwa ayo ni amagambo witwa Kasuku yakoresheje kandi si amagambo meza wakwiye kuzana kuri zino social media si n'ikintu wakwiye kuvuga ku muntu sibyo ariko njye ati bimeze ukuntu ako nuze ngo werure arongera avuga ati ni gute mwakumva yuko uno muntu ari muzima kandi ubwo yemerera yuko yaryamanye cyangwa se yasambanye n'abagabo barenga 12 buri wese azajya wundi avaho urukumva icyo kintu iki kintu nicyo uwitwa Jackie yari akeneye ariko nanone uwitwa Jackie yese ajya kwa Emirel gukora ikiganiro Jackie ukunda gukora ibiganiro arimo ararira ahubwo namwibariza bari gutera impuhwe niko Jackie we uri gutera impuhwe wenda akatuvuge amateka ko yose amateka meza na amateka yakora yabwira nanjye nkarira ako ko cyo barimo arakuriza kandi byararangiye uziko Jackie mubona kwa Yago hari yigeze kujya kwa Yago mbere yuko yagajya hanze hari ikiganiro yigeze gukora ni nacyo kiganiro ngira ngo bwa mbere yarakoranye na Yago uko yagaravuze ngo nje nifuza inshuro nyinshi kuzaza tukiganirira ku mateka yawe mwuvuka ameze Jackie nibwo bwa mbere namubonye arira hafi yo kuzuza ibasi mu kiganiro kwa Yago ibindi biganiro byose ukoresheje Jackie ararira nje twakoranye ikiganiro ntabwo ari ibyo kubabeshya ndabizi twakoranye ikiganiro witwa Jackie ararira bonaza nise witwa Jackie
aba ari gutera impuhwe ndi sibyo kuvuga kuri Kasuku urivuze kuri Kasuku ikintu kigezweho ntabwo abantu bakivuga kuri Kasuku byo kumucyaha nabyo byabaye showbiz ukwayo ntabwo kivuga ku muntu witwa Kasuku kuko ari ikintu yakoze cya defo cyangwa se ikintu runaka yakoze kibi basigaye bamuvuga kugira ngo azabavugeho bitwikire nabo bitwikire yego ariko nanone wenda Jack kuko nakuvugira ngo na famille afite ngo ibiki n'ibiki urabizi ko akunda kubivuga ababyeyi baramwihakanye ibintu nk'ibyo ngo nako nababyeyi afite ngo yanavuze ko ngo ninde onke rero ngari mu bamufashe ku ngufu yavuze ko onke rero ari mu bantu bamufashe ku ngufu batante bamwihakanye ibintu nk'ibyo ikintu bavuga rero Jack wenda ntabwo yuko niwe muntu wenyine nawe ushobora kuba yaza mu mihanda akaba ku muntu witwa Kasuku bikamworohera kuko uwitwa Kasuku iyo umuvuze yinjira muri famille yawe yinjira mu buzima ajya mu ndani muzagene mubaza umuntu witwa buri kantu na buri nguni barekera kuvuga ku muntu witwa Kasuku byari bigeze urumva muzabaza uburyo cyo witwa Kasuku yinje muri famille y'umuntu witwa buri kantu neza akageramo abantu benshi baza ku muntu witwa Kasuku bagatwika bakumva birarangiye yego iyo hito ukayibona ariko abakubita ndagira ngo mbibwire kino kintu kuza gushakira hiti ku muntu witwa Kasuku uri kumuvuga nabi ni nko kujya gufata amafaranga yakuye muri Eliminati aya niyo mafaranga itona mwibwire impamvu uvuze kino kintu aya niyo mafaranga ufata nubona amahoro kuko se nimba uzazwa ngura umuhiti meka ngura umusitari uvuze kuri Kasuku aragusubije urebwe na miliyoni zirenga zingahe ariko none akagenda kazana mama wawe ukubyara akamutereka kuri kamera cyangwa se akamuvugaho amakuru mabi amusebye urumva uzagira amahoro yego tuvugisha ukuri urumva uzagira amahoro ngo nuko uvuze kuri Kasuku bivuze ngo kujya gushakira hiti kuri Kasuku uri kumusebya umuvuga nabi ni nko kujya mu gukura amafaranga muri Eliminati ayo mafaranga byose ntago biguha amahoro kandi abantu ntago bisobanukira ngo nyine Kasuku afite platform n'umubloga kuri IG n'umubloga kuri TikTok na za X n'umucontent creator kuri YouTube navuga nzamenyekana yes utanze isura nziza yuko witwa Jack yifuza kugaruka imihanda ariko yuririye kuri Gasuku ese ibyo bintu uri kubona ari kubigeraho Gasuku ari kumusubiza bimeze bite Gasuku kumusubiza ari kumusubiza ariko nanone ari igihe ushaka hite muri uriya mujyo bikarangira hajemo izindi cases zitandukanye ugasanga ukuremo n'ibyaha kuko nimba Gasuku ejo ndi sinzi umuntu avuze ngo ninde yihuze hari umuntu wavuze ngo Kasuku ahengera Skytu gahengera iyo atari mu gihugu akaba ari bwatwika abantu cyangwa se natukana ubwo yarashatse kuvuga iki ariko yaza mu gihugu agatuza Kasuku ara mu gihugu abayikora content zo guteka ihene inkoko n'ibintu bitandukanye yizira muri salon ariko yari hanze y'igihugu nibwo akora content z'amatiku zo kubifingana sibyo bivuze ngo Kasuku ni umwe mu bantu bashobora kugusubiza agashyiramo n'ibintu byo gutukana kandi ku babyeyi ngira ngo ibyo bintu mujya mu byumva bivuze iki rero bivuze ngo ushobora kumva kuna gusubisha umujinya ukakwica nawe ukaza kuri kamera twese turi abantu turiyizi ukamusubizanya nawe umujinya bigatuma ukoreramo icyaha cyangwa bigatuma ukora inkuru irimo ibigize icyaha bigatuma hazamo na ribu cyangwa se hazamo n'ibindi bintu bitandukanye bivuze ngo gukomeza gukora ku muntu kurema bifu cyangwa se saga ku muntu nka Kasuku udashobora kwikontora cyangwa kontora ururimi rwe ushobora kukuyagaza cyangwa se akaba yajya kuza cyangwa se akaba yagenda akazana nka famille yawe bigatuma nyine umusubizanya umujinya ikintu ugomba kuzirikana nuko ushobora gukora inkuru ikazamo ibintu bigize icyaha so kubabeshya hite n'inziza wowe kuntu bibona ubundi Jack akwiye kuza gutya muri no mihanda cyangwa ubundi afite nk'umuntu yimazemo igihe yakaba yashaka ikindi kintu akora kandi muri industry kigatwika kitari kiri Jack arakora iki arakora iki ibyo akora nibyo ashoboye nese Jack arakora iki tubwizanye ukuri sibyo ntago Jack wamuzana ngo umutereke yarakijijwe umuganira ijambo ry'Imana yizereka ikiganiro kiratwika ntago byakunda bivuze ngo Jack kumuzana nuko uramutwikisha abandi bantu kandi nawe iyo twitse abantu barimo baramupostinga aba yumva yuko fame yayifashe aba yumva yuko afashe hiti nyine byabaye bivuze ngo na content nimwe igiva ku muntu witwa Jack kireka ko yakora imiziki nyakicururiza ibintu nk'ibyo ibindi ukaba wamutereka mu biganiro nyine akaza agatwika abantu urukuba icyo kintu bivuze ngo Jack sinze no mu bintu yavuze ku muntu witwa Kasuku numvisha nta kintu bapfa wamfura Jack ni umwe mu bantu bazamukiye kuri platform z'umuntu witwa Jessica zo mipango yego yarashobora kuba yaragukuyemo izo views nana kwishyure ariko wazamukiye kuri platform ze Jack ni umwe mu bantu baje muri kino kibuga batazwi abifashwamo n'abitwa ba Kamaro
ariko kugira ngo azamuke Kamaraso afite YouTube channel Kamaraso yigiye iratwika bivuze ngo Kamaro we mutangagamo pass mu gukoresha ibiganiro niwo ahantu yatwikiraga kuko n'umuntu ufite connection nini nujya no kureba ibiganiro byagiye bitrending urumva ibiganiro byinshi byaturukaga kwa Jeskiza kano kanya iyo Jack akubiswe n'ikibazo aya nama kuru nge mvuga nzi cyo mu mihanda asa kwakaso kukugisha inama koga ati nimba uno muntu mwasereye ukabona biri kumera nabi kora inkuru usaba imbabazi cyangwa se witwaye uko bicyamuke bivuze ngo hari ibintu byinshi uwitwa Jackie akenyereye ku muntu witwa Kasuku hari n'ibintu byinshi yagize gute yamukuyeho ahubwo niko ati ngiye nshaka nyine hiti cyane nanjye kugira ngo bamvugeho nta muntu na bifinga cyane yuko yabifinze umuntu witwa Skyta akamwihorera Bora Skyta naramukunze cyane Jackie igeze ku mubifinga aramwihorera witwa Benovi bafitanye saga Benovi aramwihoreye bivuze ngo nandi muntu ashobora kuvugaho utabasha kwikontrola wa muntu nyuvuga akayitoza akagusubiza Kasuku niwe muntu byibura ashobora kuza kigirizaho nkana akavuga ati aha ngaha birashoboka yego reka turi kugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu ndagira ngo urumva yuko ibintu Jack akora na sense bifite ndetse uri no kuvuga ngo nta na content afite so uvuga ngo nta sense bifite Jack yakoze izina ikintu akakwiye kuba akora yakacuruje izina nicyo ngicyo nagiye kubaza akwiye gukora iki none mu bihe buryo ahubwo Jack najya mu kibuga tumumenye ngo nk'umuntu nyine nafate hari icyo bita nafate title runaka ni umunyamakuru ni umusesenguzi ni umuhanzi ni umuhosta ni iki ni Slay Queen ni iki urumva ibi byose agomba kuza mu kibuga nyine agafata title y'ikintu runaka hitamo kubyo Jack kano kaya izina afite uje ukamutereka kuri izi saga z'umuntu witwa nko kuri saga Tom Cruise wenda kuri no nkuru ya Tom Cruise kandi ati se ino nkuru igira icyo bivugaho Jack yaguye ikiganiro cyiza washyira kuri YouTube ugacuruza ariko we defo nukaza muri icyo kiganiro agatukana nka nyiri kuvuga urumva bitandukaniye kandi yagakwiye kubaza we agatanga nyine ukabyumva igitekerezo ukabyumva kuri buri mande nyine agasobanurira abantu ku buryo baza bakumva wenda ugasobanura nk'umuntu yagiye kundi iyo uri gusobanura wenda cyangwa se gusesengura ikintu ushaka ari abantu runaka ari buze kumva cya kintu ntabwo uza ngo ugitukaniremo kano kanya uteretse Jack abaziti Ngabo Robin yavuze bino bintu ku muntu witwa Tom Cruise ushobora kwisanga umuntu witwa Jack arimo abitukaniramo aho kugira ngo aze abisisengureho bize ngo narebe title runaka afata avuga ati nge ndajya muri uno mujyi cyangwa se nakora content muri uno mujyi kuko Jack afite izina agakwiye kuba acuruza yego aha ndatekereza nubwo butumwa bwa nyuma nifuzaga yuko watanga twavuze byinshi twagarutse ku byangabo Robin uyu nguyu waje rwose akahita avuga kuri Tom Cruise ahubwo reka dusoze ikiganiro muri buno buryo ndatekereza umukwaferi wacu yasoje uri kumva ahubwo mama Teyamo duhe nk'iminota 2 ngire ibintu mwibariza ariko nawe ugira ikintu umwibariza kugira ngo dusoze n'ikiganiro cyacu ndagira ngo umumere mikoro azana twegere hano bahita ni salo yitwa mama Teyamo ariko nawe arahibereye nyir'ubwite nawe arahibereye icyo ni ikintu mw'abantu mwe abari no mu kazi muraho neza ni amahoro hari amakuru ufite ngo umuntu ufite salo ya mbere muri no mujyi wa Kigali ntabwo ari njyewe ariko nanjye ndagerageza muri Nyamirambo ibyo ukora n'undi naho bitaniye n'iby'abana ushobora kubihakana ariko ngiye nkabishimangira ni wewe wa mbere nabonye nawe barenze urakoze yego iyo kureba ibya mbere abiterwa haragiye umuntu aza mbere akagutanga umwanya ariko nabo bivuze ko ari wowe wishoboye ikintu akuwizera ko ibintu ukora ari ibintu byiza biri ku rwego mpuzamahanga cyangwa se n'iby'abandi cyane rwose ndabizi ko ibyo nkora mbizi kandi nanabishoboye ntabwo najya kukubaza ibintu byinshi ngira ngo ubwire abantu location ukoreramo ubahe na nimero za telefone nuko ndasoza ikiganiro ubundi abenshi baranzi nitwa mama Teyamo nkorera hano Green Corner afasi na Green Corner bari banzi ruguru ho gatoya ariko nimutse njya hepfo ariko nubundi ikibanza ni kimwe ni hamwe nubundi no kwenda nagiye hanini naragutse urumva naguye ibikorwa ariko nundi naho nakoreraga naho harasigaye ubu twashyizeho ubundi niho twogoshera abagabo ngo kwagura amashami niho twogoshera abagabo ubundi ahangaha ni mu badamu ni mu badamu urani promotion twaguhaye undi mugira wayobye mwabantu mwe nimuzayobe
ni ukuvuga ngo ni poromosiyo twagaye ubundi hano twebwe dukorera abadamu abagabo mukoresha ruguru abantu benshi rero banzi ku izina rya mama Tiyamo ni ukuvuga ngo ntera plante nkizwiho cyane ku bijyanye na plante byo abantu bose barabizi benshi hafi ya bose nimero yanjye ni isanzwe ni 0783 94 nurabona ko ndi guplanta ongera uzisubire 0783 94 nuko numva nasoza kino kiganiro mw'abantu mwe uravuze byinshi warondogora arambirana GB rero ngo twisoreze ikiganiro wamfura turi gusoza ikiganiro rero nsabe abakunzi bacu badukurikira haba kuri GB Empire haba kuri Ira Nation bakande subscribe comment like and share kugira ngo tujye turushaho kubana mu nkuru n'ibiganiro ndetse n'aba bakiriya bose bari hano muri salo ndizera yuko ibyo bintu bari buze kuza kubikora yego